reka nifurize kugubwa neza mwebwe mwese mudukurikira kuri The Gospel Hill. Ndabakunda cyane. Uyu munsi turagarutse kandi tuje kuganira namwe byimbitse mu buryo musanzwe mubana natwe, kandi bashimiye cyane ko mwebwe mwakoze subscribe. Harimo n'abandi batarayikora, ariko byaba byiza udacikanwe ugakora subscribe, hanyuma ukabana natwe umunsi ku wundi uburyo nuko bukeye tuzajya tugenda tuvugana namwe tubagezaho ibiganiro bitandukanye, cyane ariko byibanze ku ijambo ry'Imana na gospel. Tubagezaho kandi n'imiziki itandukanye, abahanzi batandukanye. Mujye muza kubana natwe igihe cyose, turabakunda. Iyo wumvise iyi ndirimbo banza wumve nk'aka ngaka. Ibisikazi ibihumbi byuzuye inzira yanjye. Iyo wumvise indirimbo nk'iyi ngiyi uhita wumva Vestina Dorcas, abakobwa bamaze gukora izina cyane hano mu gihugu ndetse no mu karere. Ntekereza ko ku isi yose bashobora kuba bamaze kubamenya, bamaze kumenya ayo mazina. Ni amazina amaze kuba aremereye cyane ku buryo byewe ubwanjye byandenze. Muri iyi minsi rero hakaba hari kugenda havugwa ibintu bitandukanye kuri umukobwa umwe muri aba ngaba muri iri tsinda rya Vestina Dorcas. Bivugwa ko yamaze gusabwa agakora ubukwe mu buryo bwa civile, akaba muri iyi minsi yitegura gukora ubukwe mu buryo bw'iyobokamana. Hari benshi bagiye babivugaho bitandukanye, abakozi b'Imana, mu nzego za politike, abaturage, itangazamakuru. Buri wese afite ukuntu abyumva, n'undi nawe afite ukuntu abifata. Nicyo gitumye muri iki gitondo rero tuje kuganira namwe kugira ngo tubagezeho updates. Turakomeza kubana. Rero mperutse kumva ikiganiro, mbere na mbere nabanje kugenda mbibona ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye, ku mbuga zitandukanye. Mbona ngo Vestina yasezeranye mu murenge. Numva kuri jyewe ntago nababeshya, muri inshuti zanjye sinababeshya. Numva ko ngo yasezeranye mu buryo busanzwe. Jyewe ku ruhande rwanjye numva ndatunguwe, ndibaza nti uyu mukobwa ashobora kuba yihuse, ariko nta kwihuta guhari. Umukobwa arakuze. Niba akuze rero afite uburenganzira bwo gufata icyemezo cyiwe ku ruhande rwe, ntawe ukimufatiye. Ni ukuvuga jyewe mbyumva, afite uburenganzira bwo gufata icyemezo cye, ubuzima bwe akabuha umurongo. Hari benshi rero bagiye baza hano kuri no mihanda bakaza bakavuga ibintu bitandukanye. Ndahera ku nkuru, ku kiganiro nabonye umushumba nyakubahwa Dr. Antoine Rutayisire yagiranye n'ikinyamakuru kimwe. Aravuga ati uriya mukobwa arisumbukuruje ngo ashatse umuntu mukuru. Niba ari mukuru, ngo ashatse umuntu mukuru, ngo arisumbukuruje ngo kugira ngo azamushyikire bizagorana. Ndagira ngo mvuge kuri aka ngaka. Nicyo gituma dufite abantu bakuru, dufite abandi bantu ari inararibonye, kandi n'umushumba nawe arimo. Nta kindi bakora nk'abashumba, nuko hari ibyo najyaga numva bita kwiga umubano. Kwiga umubano rero bikorwa n'umushumba. Umushumba niwe ubanisha abantu, niwe ubigisha umubano. Rero hagezeho umwanya w'umushumba kugira ngo abigishe umubano, babane baziranye, babane ku rugero rungana, ku rugero rushyitse. Umushumba icyo azakora ni ukuzamura imitekerereze y'umukobwa akayinganisha n'iy'umusore. Azabigisha uko ingo zibaho, kote negatifu na kote positif, buri kimwe cyose nk'uko n'ubundi asanzwe yigisha n'abandi. Aze abigishe imibanire. Umwana agenda akora ubukwe, yubaka urugo, yubaka umuryango. Ahubwo ni byiza kuba umuntu ashobora gufata icyemezo. Ni bangahe se bananiwe gufata icyemezo? Ugasanga umuntu agize imyaka 10, 20, 30, 40, gufata icyemezo byaragoranye.
cyaramunaniye. Ariko umwana niba afashe icyemezo akavuga ngo ngewe mfashe uyu murongo niwo ngiye kugenderamo, wayi tutamushyigikira, ahubwo twaza tukamutera amabuye tukamujajinga, ibyo ntabwo ari byo gihe mbona. Uyu ni umwe mvuzeho, ariko hari n'abandi bagize ibindi bavuga bitandukanye. Harimo umudamu umwe w'umuhanuzi yaje nawe aramwegera aramwibasira ngo Imana yavuze gutya na gutya. Tuvuge ku by'Imana yavuze, akantu ku kandi tuze gusanga Vestina nta kosa yakoze. Icya mbere, Vestina ni umwana wakuriye mu itorero, ni umwana wigishijwe indangagaciro nk'umukristo, ni umwana wahawe uburere, ndetse ntekereza ko ni umwana ufite ijambo, uzi ijambo, yavuganye na data wa twese. Niba yaravuganye na data wa twese, ngewe ndinde wo kuza nkaza kandi ntabwo nzi icyo data wa twese yavuganye nawe, kuko buriya amagambo Imana ivugana n'umuntu wayo buba ari ubwiru bwe n'Imana. Rero niba hari ijambo yavuganye na data wa twese, ndinde wo kuza kumutera amabuye, ndinde wo kuza kumubwira ngo ibi yakoze ntabwo ari byo. Mbwirwa n'iki se ibyo bavuganye? Mbwirwa n'iki ibyo bavuganye? Reka ntabwo ngewe njya indimi, sinjya nca ku ruhande. Dufite ijambo ryahanuwe, dufite ijambo ryahanuwe, ni naryo tugenderamo. Niba wemera Bibiliya, ijambo ry'Imana, Bibiliya yera, niba uyemera, wemera ko abizera bose bo mu isi yose bakurikira inzira ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Niba wemera ko bakurikira inzira ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, tugiye kureba ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 30. Turanarisomaho gakeya, ubundi dukomeze ikiganiro. Handitse ngo Rasheli abonye yuko atabyaranye na Yakobo, agirira mukuru we ishyari, abwira Yakobo ati mpa abana, nutabampa simbaho. Rasheli yikongereza uburakari bwa Yakobo, aramubwira ati ndi mu cyimbo cy'Imana se, ko ariyo yakwimye imbuto iva mu nda yawe? Aramusubiza ati dore umuja wanjye Biruha, umugire inshoreke kugira ngo abyarire ku mavi yanjye, nanjye mbonera urubyaro kuri we. Amushyingira Biruha umuja we. Yakobo amugira inshoreke. Biruha asama inda, abyarana na Yakobo umuhungu. Rasheli aravuga ati Imana inciriye urubanza ndatsinda, kandi inyumviye impa umuhungu. Nicyo cyatumye amwita Dani. Turekeraho. Imana inciriye urubanza ndatsinda. Ese nuza ukavuga ngo Vestina yakoze ibara, ngo yakoze amakosa, ukamuvugaho byinshi, umwana akagenda akabyara, agakurikiza, agasubira, akongera, nyuma y'imyaka 10 uzagaruka ukureho ikiganiro wakoze, uzagaruka uvuge ati ibyo navuze nisubiyeho. Banza utekereze neza, umenye ngo ese ibyo ngiye kuvuga nibyo cyangwa si byo. Nta mahitamo y'umuntu ku giti cye, niba ababyeyi be babihaye umugisha. Ubundi hari inzego tutagomba kurenga.
niba ugiye gushinga urugo, Bibiliya yo iravuga ngo urugo n'amatungo ubiragwa n'ababyeyi, ariko urugo rwiza ruhabwa n'Imana. Ese nagenda akagira urugo rwiza, icya mbere ababyeyi niba bamushyigikiye, nicyo cyatumye bamwemerera, bajya kumusinyira ku murenge, umwana ararahira. Ubwo urugo n'amatungo babihawe n'ababyeyi, ibyo byarangiye. Sinzi impamvu ndi kumva ndakaye. Urugo n'amatungo ubihabwa n'ababyeyi, ariko urugo rwiza uhabwa n'Imana. Imana nayo nizi igakonfirima ibyo ababyeyi bahaye umugisha. Uzajyayo, uzabigenza ute? Ko dukwiye kujya tubanza tugatekereza kabiri mbere yuko tugira icyo tuvuga. None se ko Yakobo yafashe umuja w'umugore we, sindi bujye mu mateka yuko byatangiye, kuko tuzi twese ko Rasheli atari yabonye urubyaro, akamara imyaka, mukuru we akamubyariraho inshuro 6, kandi niwe wari inkundwakazi kwa Yakobo, akamubyariraho 6, atari yabona umwana. Umukobwa watangiwe inkwano zihwanye n'imyaka 14, yarangiza nawe akagira agahinda ati umugabo yankunze imyaka 14 tutari twabana, data atarampa umugisha. Aho ampereye umugisha mbura urubyaro, agahita amushingira umuja we. Niba yaramushingiye umuja, Yakobo akamubyaraho umwana, kandi umugore Rasheli agahita amwita Dani. Unyereke icyaha Yakobo yakoze. Ni icyemezo cy'umuntu ku giti cye, kandi Imana yacu ibana natwe umunsi ku wundi, yarabishyigikiye. Wabona uje ukambwira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe. Urinde ugiye guhambira Vestina wavuganye n'Imana wowe udahari, utabizi, utazi n'ibyo bavuganye. Ntabwo ibyo biri buntinze, ntabwo nshaka gutinda muri ibi bintu. Mfite byinshi byo gukora, mfite byinshi byo kuvuga, mfite umunsi wanjye uba ufite ibintu byinshi bigomba gukurikiraho. Reka dusimbuke tuve kuri abo ngabo, reka twigire kwa Irene. Irene, ntuhagarike umutima, ntutekereze ngo itsinda riraguye. Njyewe Dorcas mubonamo ubushobozi bwo kuba yakora, ahubwo wowe Irene, Dorcas aragukeneye. Benshi bari kuvuga ibintu bitandukanye, bakavuga ko ngo inka wakamaga uyibuze ngo aricyo gitumye ubabara. Undi mu muco nyarwanda, na kera kose twajyaga dushingiza abakobwa abantu mu muhuro ugasanga abantu bababaye, barumuna be bakarira ngo baragiye ntazagaruka. Ntabwo navuga ko nawe tutari mu muhuro, nawe urababaye nibyo, ariko wiherayo. Irene, wiherayo mwana, wiherayo, agahinda ntigakwica. Ufite Dorcas aruzuye, kandi icyiza ntabwo yuzuye ari wenyine, ari kumwe n'Imana Data wa twese, kuko nawe afite ijambo yavuganye nayo. Niba ubyizera, ndabizi neza urabyizera, sibyo?
ahubwo dore akantu gahishe hari inyuma. Amateka ashobora kwisubiramo igihe icyo ari cyo cyose. Ukimara gufata Vestina na Dorcas ukabazana ukabashyira ku itara, hari benshi bashatse kubafata, babajya mu matwi, bababwira bino na biriya, bababwira ibyo bashaka kugira ngo batandukane nawe. Baragenda baragaruka. Utekereza ko abo babagiye mu matwi, utekereza ko byaciriyeho? Kuki batashaka process zose zishoboka kugira ngo n'ubundi babatandukanye? Ntabwo turi butinde, ahubwo nawe utekereze kabiri. Gucika intege kwawe kuratuma abakurwanya bazamura ibendera ryabo ry'uko bagutsinze. Wicika intege bro, reka gucika intege. Nucika intege uraba uberetse ko batsinze, bagize success. Wicika intege rero, wicika intege, wisubire inyuma. Mureke agende yubaka urugo, ahubwo mu bishoboka, mu byo umufasha, mube hafi. Dufite igihe kitari kinini cyo kugira ngo tuganire, ariko iby'ingenzi fokasinga wowe ku nzira yawe, ugende utaruri inyuma, ugende utareba inyuma. Nawe naza gucika intege kavuga ngo umugabo bavuze ko anduta, icyemezo wagifashe. Ngiye umwanzuro naha Vestina, ntabwira ngo kuhaje cy'imbere, genda wubaka umuryango. Agaciro kawe si ibyo wavuzweho, agaciro kawe ni ibyemezo wafashe. Rumva, reka nsubiremo kano kantu. Agaciro kawe si ibyo wavuzweho, agaciro kawe ni imyanzuro wafashe. Genda wubake umuryango kandi nturekere aho gukora, ahubwo ukore cyane. Niba wari ufite management y'umuntu umwe cyangwa se batanu, hiyongereyemo iy'umugabo, kandi umugabo niwe ukuri hafi cyane kurusha abandi bose. Ubuse nkugire mu bandi bantu bari hano mu gihugu bazwiho ubuhangange n'ubushongore n'ubukaka, bamaze kugira aho bagera kubera ko bashatse abagabo bakabashyigikira mu byo bakora. Bakubwira se, umugabo wawe nagushyigikira mu byo ukora, ahubwo uraje ukomeze ukongeze itara ryawe, rikomeze rizamuke. Uri kuribona riraje rizamuke. Nge simbivuga ngo ni ukugira ngo ntwike, sinje ku mihanda, sinaje ku mihanda kugira ngo ngire uruhande mbogamiramo. Ibyiza ndabishima, ibibi nkabinenga. Kuraje, ntabwo wabona nta muntu waza kuguca intege kubatsa umuryango. Hari benshi byananiye, ubimenye ngo hari benshi byananiye. Ngewe nciye aha nigendera, tuzahura muri video zitaha, ngenda menya ibyanyu. Ariko icyo wafashe, ndabwira wowe Vestina, icyo wafashe nturekure. Fatiraho mwana, Imana iguha umugisha, ahubwo aho ugiye Imana ikwagure. Se muri Nigeria witwa Davido
akorera umuziki muri Nigeria, state baramwumva, baramwemera, baramukunda. Hari n'undi yitwa mwibuka, ariko benshi murabazi bakora kandi bikagera kure. Wicika intege mwana, wicika intege, komereza aho, ahubwo nibwo ubonye akanya ko gukora neza. Imana iguhe umugisha.